Umunyarwanda yabyaye umwana ati mwise nseka mbabaye. Iri ni izina rishushanya umuntu ufite inseko ishashagirana inyuma, ariko imbere mu mutima hari intimba, amarira ndetse n'ibisebe bidashobora gukira. Iyi ni imwe mu nseko ikeye ku mafoto ya Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, ariko ihishe ibisa n'ibisebe bijojoba mu mutima. Tubona kenshi cyangwa tukifuza kubaho nkabo, kwambara imyambaro ihenze, kunywa inzoga z'agaciro ndetse amafoto yabo ari mu mujyi itatse amashanyarazi n'izahabu nka Dubai n'ahandi bikadukurura. Ariko inyuma y'ayo mafoto hari inkuru iteye agahinda kenshi. Uyu munsi ngiye kukwinjiza mu buzima bw'inkumi y'ikimero. Ni Tony, izina twahinduye kubw'umutekano we. Ni umukobwa uzi neza itandukaniro riri hagati yo kuryoherwa n'ubuzima no kurishwa umwanda w'abantu n'inyamaswa. Ni inkuru y'uburyo icyizere cy'ubuzima bwiza gishobora kuguhindukira nk'ikuzimu. Iyi si inkuru isanzwe, ni ubuhamya bw'indwara y'agahinda gakabije, aho amafaranga adashobora kugura amahoro yo mu mutima. Ni inkuru y'uburyo icyizere gishobora kugushuka, n'uburyo gukira ibikomere byo mu mutima ari urugendo rurerure kurusha gufata rutema ikirere igiye kure. Mu minsi ishize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hagiye hasakara amashusho y'abakobwa beza bagaruka kwica rubozo bahura naryo iyo bagiye gushaka amafaranga binyuze mu bagabo. Ni inkuru wumva ukagira ngo uri kumva filime zimwe zifite ama episode, ubundi ukiyumvamo nk'uri kurota kugira ngo byibura nukanguka wumva atari byo. Tony ni izina twahinduye ry'umwe mu bakobwa, umukobwa w'icyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Benshi baramuzi kandi akurikirwa n'abasaga miliyoni ku mbuga nkoranyambaga. Tony mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru yaravuze ati burya ibishashagirana byose si zahabu. Arakomeza ati havumwe umunsi nagiye ku mbuga nkoranyambaga kuko nta handi nari kuzahurira n'abariya babisha bambeshya ibyiza bakanyangiriza ubuzima. Ubu nkaba ntuye mu isi y'umwijima. Reka ndeke kubatinza twinjire mu nkuru. Byatangiye ubwo Tony yigaga muri kaminuza. Umunsi umwe umusore aramwandikira amubwira ko ari umukobwa mwiza kandi ukwiye ibyiza. Bakomeje kuganira, aza kumwibira ibanga ry'uko ashobora kubona amafaranga menshi mu gihe gito kandi atavunitse. Yamubwiye ko azamuhuza n'umukire, akagenda bakishimana, bakaryamana, akamuha amafaranga atari make. Tony yabanje kwanga ariko aza kubyemera bitewe n'uburyo yamwerekaga ubuzima abandi bakobwa yarangiye akazi babayemo nawe akifuza kubamo. Tony baje kumuhuza n'umugabo amwemerera $30,000 by'amadolari, ubwo nasaga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Yabyemeye atazuyaje kuko yumvaga ari irembo ry'ubukire agiye kwinjiramo, ariko yahahuriye n'uruva gusenya kugeza ubwo yifuje no kwiyambura ubuzima. Tony bumvikanye byose, yurira indege arerekera. Mu mutima yari yishimye cyane dore ko amaze guhabwa $10,000 by'amadolari ndetse n'amatike y'indege. Agezeyo yabonaga ibintu ari byiza, gusa bihinduka mu kanya gato. Amasaha y'ijoro yarageze, haza umuntu kumufata amujyana aho yagombaga kujya. Baramwakira nta kibazo, bamwereka aho kuryama, abona ari nta kibazo, ibintu byose ari sawa. Mu rukerera bamusanze mu cyumba, bamusaba gufata ibintu bye byose bakamujyana ahandi. Yinjiye mu modoka nziza, ariko imodoka itabona kurya atabashaga kubona hanze. Ako kanya yabonye ibintu bihindutse, atangira kwibaza icyatumye ajya aho hantu. Yageze mu yindi nzu yari irimo abagabo babiri bazana inzoga n'ibindi biyobyabwenge birimo shisha. Tony ababwira ko anywa inzoga gusa ariko nta bindi ajya afata.
wa mugabo yaramwegereye aramubwira ati tugomba kubinywa kugira ngo uze kuryoshya imibonano. Maze amaze kubona ko ibintu bitari buze koroha kandi hari nta internet ihari, yabuze uko yatabaza, ubwoba bwinshi, agahinda karamwica, arasinzira. Bagabo bararebye basanga yasinziriye, bamumenaho amazi akonje, agarura ubwenge. Bagabo uko ari 3 bamusabye ko agomba kubaha ibyishimo. Tonabyanze, baramukubita amasaha arenga 2, ariko ibyo yangaga byarangiye bibaye. Yaratatse abura umutabara, ariko ibi byari intangiriro. Yaratashye araryama, ariko biragoye ko yari kuryama ngo asinzire akurikije ibyari bimaze kumubaho. Yatangiye kwibaza uko biri bugende nuko yava aho hantu, ariko asanga nta nzira. Ibyakurikiyeho uzabimenya mu gice gikurikira.